Ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Aracyari Fab TV. Garutse kugira ngo tukubwire tugiye kukubwira amateka, tukubwire inkomoko y'igihugu cy'u Burundi. Turakubwira byinshi ku gihugu cy'u Burundi, abaperezida bakiyoboye cyangwa bakirongoye. Turakubwira umuperezida wacyo waje kuba yamamara, ariko yaje kuba yamamara mu bintu bitari byiza. Ibi ngibi rero tugiye kuba twabikunyuriramo, turajya tukubwira imyaka n'uburyo iki gihugu cyagiye kiyoborwa n'abaperezida bakiyoboye. Iyi ni Fab TV. Niba ukigera hano rero kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona inkomoko y'ibintu bigiye bitandukanye, aho tuguha ubusobanuro bw'amazina yawe. Ni byinshi tuba twagucishiriza hano. Uyu munsi twifuje kuguha ubusobanuro cyangwa se kukubwira inkomoko y'igihugu cy'u Burundi. Wowe rero udukurikira uri Burundi, urashobora kudukandira subscribe kugira ngo uzajye ukurikira ubusobanuro n'amagambo agiye atandukanye. Mboneyeho gusuhuza abakunzi bacu mudukurikira mu gihugu cy'u Burundi, n'abandi mudukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Reka twihute rero tuguhe inkomoko y'igihugu cy'u Burundi. Nibyo rero, reka mbikubwire mu magambo makeya. Inkomoko y'igihugu cy'u Burundi ni igihugu rero giherereye mu burasirazuba bwa Afurika. Cyahoze rero ari igihugu cy'ubwami bugengwa n'ubwami kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'itandatu, ubwo umwami cyangwa se ubwo ubwami bwavanwagaho n'ubutegetsi. Igihugu rero kikaba repubulika. Reka tukunyuriremo tukubwire abaperezida bayoboye iki gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bakomeye bagiye bakiyobora cyangwa se bakirongora. Umuperezida rero wayoboye iki gihugu bwa mbere turakubwira Michel Micombero. Yakiyoboye mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'itandatu kugeza mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itandatu. Uwaje kuba akurikira rero ni Jean Baptiste Baganza, akiyoboye mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itandatu kugeza mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'irindwi. Waje kuba akurikiraho nyuma rero ni Pierre Buyoya, yakiyoboye cyangwa yakirongoye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi kugeza mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu. Nyuma rero aza kongera kukiyobora mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itandatu ageza 2003. Tukubwire uwaje kuba akurikiraho harimo Melchior Ndadaye, yakirongoye cyangwa se yakiyoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu. Yishwe hashize amezi makeya, ubwo haje kuba hongera kuyobora Cyprien Ntaryamira, wakiyoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane. Yapfuye na Habyarimana cyangwa se Juvenal Habyarimana mu ndege. Ubwo ni umuperezida wari uri kumwe rero na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Uwundi waje kuba ayobora igihugu cy'u Rwanda harimo Damien Ndayizeye, wakirongoye cyangwa se wakiyoboye mu mwaka w'ibihumbi 2003 kugeza 2005. Abo gusa kandi harimo perezida Nkurunziza wakiyoboye cyangwa wakirongoye mu mwaka w'ibihumbi 2005 ageza 2020.
waje kuba akurikira cyangwa se yima ingoma cyangwa se yimanaga mu bwami, niho bavuga ngo kwima ingoma, ariko mu perezida waje kuba amusimbura ni Evariste Ndayishimiye, waje kuba ayobora mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo yaje kuba ajya ku butegetsi, akaba agejeje ubu ngubu. Umuperezida rero wamamaye muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko mu bintu bibi harimo Pierre Nkurunziza, yamamaye cyane mu bibi, kubera rero kwiyamamaza manda ya gatanu muri 2015 byateje rero imyigaragambyo, ubwicanyi, ubuhunzi bw'abarundi benshi cyane. ngo ayo nguko rero mu magambo make amateka n'inkomoko y'igihugu cy'u Burundi.